Breaking news ku bapiyoniye bose ubu ngubu tuvugana Pi Network iri ku giciro kingana na 0.16 by'idolari, aho kugura Pi USDT ushobora nyine kwishyura amafaranga angana gutyo, n'amafaranga atari burenge ibiceri hafi 200 n'ibindi biceri bike inyuma by'amanyarwanda. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane gituma abantu benshi bibaza impamvu iyi Pi ikomeje kujya ku giciro cyo hasi cyangwa se kumanuka cyane ugereranije nuko byari bisanzwe mu minsi yashize, aho yazamutseho ikagera kuri 0.18 kongera ikazamuka ikaba 0.2 ikongera ikazamuka yewe ikagenda inarengaho. Ibingibi byaba bihuriye hehe n'ababihuza nuko Pi Network yaba ari projet yageze kuri exchange zikomeye yagiye listingaho abantu bakanga kuyizera. Bayijijije iki? Nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo turebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Tugereranije nuko Pi imeze ubu ngubu tuvugana, no kuvuga ngo kuri chat nkuko muri kubibona kuri screen zanyu, Pi iri hafi kuri 0.16 by'idolari. Mu minsi 30 yashize yagabanutseho hafi 17%, mu minsi 90 ho yagabanutseho hafi 20%. Ibi bivuze ko isoko riri mu cyiciro twita down trend ku batrader, kandi abaguzi benshi baracyategereje ko isoko hari icyo rishobora kuba ryahindukaho. Kongeraho ko kuri chart uri kubona ko price iri munsi ya broader middle line, bivuze ko hari pressure yo kugurisha ikiri hejuru cyane. Nimba abapiyoniye benshi babitse aya mafaranga nyine ya Pi bagifite pressure cyangwa se hari kiri kubasunikira kugurisha iri faranga, bisobanura ko nyine ubujyahabi bwayo buracyakomeje ku muntu ushaka kubikamo amafaranga. Ibi byose byabanjirijwe n'izamuka rya Pi ryabayeho hafi n'itariki ya 14 kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Pi yagiye izamukaho, ni mu gihe twarimo twitegura nyine uwo munsi wa Pi Day, ariko kandi nakora ibikorwa bijyanye na listing kuri exchange nini. Abenshi twatekerezaga ko ishobora no gutuma hari impinduka zishobora kuba nko kuzamura demand and supply y'iyi project. Iyo exchange ni Kraken, aho yari ije kunganira nka OKX, Bitget n'izindi zilistinze iyi Pi. Hari igitekerezo kivuga ko yaba yarageze kuri iyi exchange nize kuza guhurizwaho rumwe n'abitabira iyi exchange. Mu busanzwe iyi exchange yitabirwa n'abantu benshi batandukanye, barimo abanyamahanga ndetse abari muri Europe ndetse n'abari muri Afrika muri rusange. No mu Rwanda birashoboka ko wabukoresha iyi exchange, ariko noneho by'umwihariko abenshi bayikoresha n'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bifite amafaranga. Pi yari ibonye intambwe nziza rero yo kuba yatangira gukorerwa ibice bijyanye na holding, abenshi bagatangira kubika zino coin. Hanyuma ariko ntago byagenze nkuko abenshi babiteguraga, kubera ko amafaranga yose yazamuye iyi Pi yari ay'abapiyoniye bari kongeramo n'ubundi basanzwe bazi Pi muri rusange, bigatuma izamukaho turiya duce. Naho kuva ya listinga kuri iriya exchange nta mahirwe mashya byayihaye byo kuba yakunguka abanyamuryango bashya, bishobora gutuma izamuka mu gaciro. Ariko kandi hari inkuru ijyanye na global consensus value, ukuri gutandukanye na price market ihari. Market price iratwereka ko 0.16 ari cyo giciro cya Pi. Noneho reka tuvuge kuri GCV cyangwa se global consensus value. Ese GCV ishobora guhuzwa gute na market price? Na gaciro ka community kemeza ibijyanye no kugura no kugurisha Pi, aho abantu benshi bashobora guhurira hamwe bakemeza ko igiciro cya Pi gishobora kuba wenda amadolari 318 cyangwa se akarenga. Byanze bikunze igiciro gishyirwaho na community nicyo gishingirwaho kijyanye na GCV. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki kuri market price igenwa n'abaguzi n'abagurisha ku isoko. Biragaragara ko Pi iri kuri 0.16, kandi project nyinshi za blockchain ntabwo bagendera kuri community gusa. Ikibazo rero Pi ihura nacyo muri rusange, utiri ushakishiriza no mu bintu bya kure, ibijyanye no guhabwa imbaraga cyangwa se
kuba payi yazamuka bifitwe mu maboko n'abagize payi core team, kubera ko nibo bashobora gutegeka cyangwa se kugena ko abapiyoniye muri rusange bashobora kwemererwa kuba bagira ibice bya payi bakoresha ku munsi, cyangwa se bashobora nyine kwemererwa kubikuza. No kuvuga ngo ushobora kwibwirwa uti nzajya mbikuza ibice 5 bya payi bibe bihagije ku munsi, ariko ubu buri transaction yose irakorwa kandi ushobora gukora transaction zirenze n'10 ku munsi, nta limit ihari. Ibyo bishobora gutuma agaciro ka payi kagabanuka. Turi mu minsi payi zongeye kwibwa cyane, rero tugarutse ku kintu gikomeye cyatumye payi manuka ni nyuma yuko batanze second migration ndetse bakanatanga ikijyanye na KYC validation reward. Mu minsi barimo batanga biriya bihembo ntago bakoresheje ama wallet ari secure nkuko abanyamuryango babyifuzaga, ahubwo bakoresheje zari zisanzwe zarakoreweho nyine ibikorwa bijyanye na migration, ubwo no kubatara reclamye. Hanyuma izo payi zoherezwa kuri iyo wallet, abari basanganywe za passphrase bashyira ku isoko baragurisha. Nuko nguko ibya payi bimeze. Kuba yagera kuri iyo exchange abantu ntibayizere, nibayishoremo amafaranga, bishobora gutuma itazamuka mu gaciro, ariko cyane cyane ku bantu bari gukangwa n'ijyanye n'igiciro cya payi, biri guterwa no kuba second migration ndetse na KYC validation reward zaratanzwe zikaza mu maboko atari y'abantu bagiye kuzibika, ahubwo zikajya mu maboko y'abantu bagiye guhita bazigurisha. Ariko kandi nibigirwemo uruhare na nyiri konti, ahubwo umuntu ushobora kuba yamwinjiriye umubikiye passphrase akaba ari bubigiramo uruhare. Tujya dukunda kubona comment zivuga ngo ntago umuntu ashobora kwinjira kuri wallet ngo adafite passphrase. Ibi bintu tuzabisubiramo inshuro nyinshi, ariko umuntu uzakubwira gutyo uzamenye ko ari we hubwo mu bambere ushaka kugutwara payi zawe. Uburyo PayDex ikozemo nibwo Trust Wallet ikozemo, nibwo MetaMask ikozemo. Haratubika payi, harandi ma wallet menshi tudashobora guhita turondora, ashobora kuzamo na Phantom, aho umuntu ashobora kuba afite ari amagambo yawe ashobora kuba 12 cyangwa 28 mukaba muhuje umutungo, ahubwo akakurushaho access kubera ko wabikora nk'akazi. Abashobora kuba afite telefone na internet byihuta kurusha ibyawe, ibyo bishobora gutuma mwinjirira mu isoko rimwe akagutanga gukora order, kandi blockchain ifata icyaje mbere. Ibijyanye na global consensus value tubigereranyije na market reality, hani abantu benshi rero bigenda bibacangira. Kuri market urabona ko dufiteho 0.16 by'idolari aricyo giciro cya payi, naho kuri GCV ku bantu bamwe bizera ko payi ishobora kuvunja amadolari ari hejuru $314. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko GCV iri mu gitekerezo cy'abantu bose bizerera nyine mu bijyanye no kuba payi yakubahiriza agaciro binyuze muri community ya payi muri rusange, ariko byose bikontrolwa na payi core team. Kuba uyu mushinga uri kujya habi, navuga nti ntago ari umupiyoniyo bifitemo uruhare, ntacyo twe tutakoze, ahubwo ibijyanye na security kandi bigomba gukemurwa na core team nibyo bifite ikibazo. Igitekerezo cya community gishobora kujyaho, ariko ntago igitekerezo cyashyigikirwa, nyine nta bantu bagisunika bahari. Market iracyagena agaciro nyako bigendeye ku bagura n'abagurisha. Iyo utility ikomeje kwiyongera ni nabwo price ishobora kuzamuka. Ibijyanye no kuvuga ngo GCV ishobora kuba impamo, dushobora kubirebera muri iki gice kijyanye nuko GCV ishobora kugera ku gaciro kari hejuru, ariko bikaba bidusaba ibintu bitatu by'ingenzi payi igomba kubanza gucamo. Open mainnet yuzuye, kuba bayishyira ku isoko igatangira kugura, kwishyura service n'ibicuruzwa. Abacuruzi benshi bemera payi. Iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu byo twahereyeho, aho benshi mu bashyigikira iyi project ya payi usanga kubwira ati niteguye kuba natanga payi nkagura imodoka, niteguye kuba natanga payi nkagura inzu, niteguye kuba natanga payi nkagura ibindi bintu byinshi by'igiciro, ariko nta muntu n'umwe ufite business ifatika cyangwa se utekereza uburyo nyine yagira iyo business ishobora gufasha abantu kuba bagura ibicuruzwa cyangwa se bakamwishyura izo payi nyine akabahereza ibicuruzwa. Dukeneye kandi utility nyinshi muri ecosystem. Ibi byose biramutse bibonetse nibwo GCV ishobora kugera kuri market value, payi mukabona ivunja ku gaciro mwifuza. Tubijyanye mu gice kijyanye na rises cyangwa se turebye icyo iyi chart iri kutwereka,
kuri chart price yavuye kuri 0.29 by'idolari nkuko twabigarutseho iragabanuka igera kuri 0.16. Ibijyanye na broker bands zerekana ko price iri hafi ya lower zone. Volume yagabanutse bivuze ko trading activity yagabanutse. Ibikorwa bijyanye no kugurisha kuri Pi byagenze gake. Ibi byose byerekana ko market iri muri phase yo gutegereza. Nta kintu na kimwe gihari gitanga confirmation yuko ukwiye kugura cyangwa kugurisha kuri iki gice Pi iriho. Ni igihe cyo gutegereza nyine tukareba ngo ni uruhe ruhande rugiye kurusha urundi imbaraga. Tugendeye ku rejo hazaza ha Pi turebeye kuri GCV cyangwa se nibyo abanyamuryango bifuza. Abantu benshi bafite ikibazo kijyanye no kuba ibyo basabwa byaruzuye, hanyuma Pi kwa team yo ikaba igomba gukora ibyayo. Ni nako ngana ku musozo nakubaza nti niba uri umupiyoniye ushobora kumfasha gusubiza iki kibazo muri comment. Wowe nimba ushyigikira GCV wemera ko GCV ishobora gushoboka mu gihe abapiyoniye bose twiteguye kuba twagura ibicuruzwa tukishyura services ziremereye za deal n'ubundi zikinwa n'amafaranga menshi, ariko nta mucuruzi uhari ushobora kuba yatanga ibyo bicuruzwa? Ese Pi kwa team igomba gukora iki kugira ngo abo bacuruzi baboneke, bayizere, bayigure? Kubemerera kuri market prices se murabona ko iki giciro gikwiriye Pi cyangwa binyuze muri discipline y'abapiyoniye gishobora kuzamuka? Urandika igitekerezo cyawe muri comment. Niba utekereza ko Pi ishobora kongera gusubira ku idolari rimwe cyangwa se kongera kugera ku madolari 3 nkuko yabikoze, ushobora kuza gukomeza kuganira natwe muri comment. Hanyuma uze gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo udacikwa n'andi makuru wajyanye na Pi project n'indi mishinga myinshi ya blockchain. Ni nuko dusoje. Wakoze cyane kutwumva. Dufite group WhatsApp ducishamo amatangazo ajyanye na blockchain. Ushobora kutujoininga urebye muri video description ahanditsemo, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana ikurinde.